Sinjya kuvuga ngo ufashe none. Ntabwo njya kuvuga ngo ufashe none. Seriveri zashizemo abantu ariko reka mubwire usi hano ndakunda Utongoka. kano kabari ka TV Reka tunywe vuba niko kitwa. RTV reka tunywe vuba. ariko yazurira zayo Izi ngizi ntiwari buzishyura. Shuka ko cyagera njye wishyura. oya ngende ishinzoga Inzoga zirazishyura ntazijamo. ndishuri zashizemo Nanjye reka nzishyura. ntabwo rusubira akamubwiza kure ntabwo uzi ko mfite ubukwe Ubukwe? Hano ufite ubukwe? izo sigara zazinywa mu bukwe bwanjye ariko si uyu mugabo duhagaze imbere noneho Ureba? nambaye umuhondo Uko kwambaye umuhondo. reka mbasange yewe tata None si niwe mucuma mushyashya wanga. acira ako kantu kamesha urakoze cyane yewe kayi bismillahirrahmanirrahim kubaho ni ukubana n'uwari umuntu ujimugurira Urazumva? meze bite se papa Ni sawa cyane. Nanjye meze neza. bameze neza ntacyo nta kibazo na kimwe ufite Sanzwe unkorera hano. hano ndahatemberera niho nibera Uba hano? Uba hano muri RTV? akabari kose gakupa abantu baba bakazi Nawe yaje. namubonye kuri lisite nawe mu bantu bafite ideni ariko ikibazo mwanshuze witwa naki nitwa na nakubonye ku katabo Uyu nawe muritirano. hariya hasi winjirira wabonye ko bimeze nakubonye nawe urikopesha cyane ntabwo nikopesha ahubwo mba nshaka kumenya abantu bankurikira mu kwikopesha ariko uri umugabo mwiza kabisa ariko namwe muri abagabo beze bite ko mwazimaze karese urumva ahantu handi tugiye kuvumba ubu twari dutangiye bimeze bite se umunsi wagenze gute Umunsi? Anze mubaze. rusi maze umunsi twageze umunsi wagenze gute tuvugishije ukuri Uvuga ngo umunsi utangirira hano. Ukarangirira hano. Nta kintu na kimwe cyahindutseho. Si bya ndi muzi. Ndi kabisa. ariko bafite shaho Baka abakozi benshi. ko kamera zituriho Ndi gufata amashusho. ubu biri no kugirwa tamasimbi Rwota amashini. hari n'abandi bantu baza bakadutunga kamera bene uko arabimenyereye upfa kubona bugura agacupa nta kibazo rwose hano turagukubita amazi nta gacupa n'ubundi se ko mwakamaze Amazi none natwe ariko ni turayakanda. serivisi ya hano nta agacupa ntabwo twe tubuze amafaranga yo kwigurira babaha amazi nibyo byiza Okay, nta kibazo. Ntacyo, ntacyo. Bazana ariko rusi amazi. inyama yamunaniye kuko iyo mwampaye njye ndabimaze waje ufata inyama mu nganya ibiro Ariko nanjye mfite inyama nini uri kunda. guterura bare Nayitera. irakuru zamu Rimwe. oya jimu zizakomeza zizakwica umusaza jimu zizakomeza Okay. gufunga buretse Sasa ari buyishyura. arayishyura Arayishyura. Niba ushaka kurya n'indi ukayishyura ntacyo. aho kugira ngo Ushaka nyishyure n'iyishyura? oya iyo yihorere kabisa rusi bimeze bite Ndashimuse. mugisha wamusobanura gute ubona ari umuntu ufatika igihe mumaranye ubona bishoboka koko Mugisha. Mugisha ni umugabo mwiza. Ntabwo ajya nsiga. Aho naba ngiye hose nawe yaba yagiye hose. icyo mfana Turagenda. akabari ese buri gihe uba wasinze Cyo? Ntabwo ni munasohoka. reka Akata. none se wasinze ikintu umunezero Mba nashinze umugisha. ariko nawe wafashe ihene yose utari bumare Kiba cyita ikidari. ihene turanaziranye Ariko Mugisha. itarapfa twari inshuti turayizi yarayiragiye. ese ko ndanayibwira wa hene nzakurya ikagira ngo ndayibeshye waragiye ihene inka Inka. ihene njyewe we ni ihene kuko uriya iragiye inka ubu inka ubwo uyu ni inka mugisha rusine ubona ibintu yajemo azabishobora umwana ntabwo mbizi itange kuba inzoga arimo turaya cyane ariko aragerageza arake kandi ubu hari n'abantu bamureberaho bakabona nabo bazabishobora hano hantu harashyuha Arashushe. Zaje gufasha. kera Ja. Ako mujye. Wacha shati nkazayikudodera. Washati warashinga zayidoda. nawe Imyenda yacu uko yaracitse si uko utazi kudoda. Njyewe mfite urudodo. Ariko twabuze urushinge. ese biretse Nta rushinge uretse kuyidoda hano harimo ibintu byanjye harimo ibishya. Harimo za ntuza.
uzi ko umupira wambaye natwe dufite neza zisa nawo tandire imineke tawe zana tumufashire ingiri namufasha akaze mugi iyo bayita breakfast cyangwa midnight uvanga inyama gute n'umuneke iyo bigeze mu nda ubwabyo birabazanya nabyo icyo kibazo turivangura gute urumva n'ubundi izi nka turya ziba zarariye ibyatsi kandi bimwe mu byatsi zirya harimo n'ibikoma kandi ibikoma nibyo biba biri ku mineke ubwo ushobora kurya inyama ugashira ko ririyemo wenda n'ibyatsi uburira byose mbese byose babirira mugi nabonye gutera iva ari ikintu kigoye byarangoye ariko nanjye nuriya muntu wanjutse uriya mubosi uriya mukobwa w'akabari yarambwiye ngo nintere iva impeta ndayobora wese ndabigenza gute ariko kugikora nagize imana nkabona umukobwa unkunda apfa kubyemera nyine ariko ngiye cyo mfa ese buriya biriya bintu byari ibintu byawe wumvaga byakunda cyangwa ni ukuguhatiriza wese wemeye ko bagushuka ngo nibyo bigezweho gutera ivi ese umuntu adateye ivi ntabwo wamukunda cyangwa bamwemerera kurushinga nzakora ubukwe batagitira amavi rusabikira pompaje cyangwa dutera imitwe uramwe ni wowe wazanye umukobwa agasobanurira uyu mugabo impamvu mwangambaniye mugatuma ariko mugi nakugambanira koko ubu nakugambanira none amavenge yabaye nk'ay'ihene kubera ibintu nk'ibi ngibi mwinyicaza hasi kandi uranabivuze yuko kubera icyo wamugambaniye ntabwo nabishaka nari nasinze kandi wambwiye kutanywa inzoga narasinze ibyishimo ibyishimo umunezero w'ibituruka ku bisukika buriya se urwego rw'amajyaruguru y'asirazuba umudugudu wa kariya kabari cy'umuheramo buriya aho kugira ngo usinde ibindi wakwisindira umunezero umugabo nta handi hantu umuzi kandi reba mwizegereza ariko si wowe w'imishinga bya bitaramo ibihe se kandi bakurutse kuca aho ni ukuri akabari n'undi kwa gatandatu yakarabuke iba hano cya gisopo iwacu nzabajyanayo garozisha ni ukuri watugiriye neza rwose ariko ruse wamenya kuririmba njyewe ndaririmba njye maze nzi no kuririmba urwo mbonye ruririmba nacurangira abahetse rurimbira ariko dufite bande njye ncurangira abahetse akaririmba urwo abonye naririmba urwo abonye arumva indirimbo tujya kuririmba turirimba iyo amazina yayindi yo guteza imbere inzoga tuzarwubaka abana b'abanyarwanda abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo utasubiza ngende umucuranzi amaboko yawe nameze nk'imirya gitari urimo kundeba ako mbonye umugabo kasa naraki ngwino hano nkubwire ngwino nkugure agacupa iriya ni miruwari akoresha wayibonye hasi babakiriye gute ego mbere y'ibintu byiza twabonye abapolisi turanabashoboje turabizi ko arimo kutureba rwose mbega abapolisi b'abana beza ayo mavide nayo babonye polisi z'abantu byaturutse polisi urumva harimo isi ni abarinda poli ni ukuri poli biva kuri polite ikinyabupfura cy'isi nibo bashinzwe ikinyabupfura cy'isi so basanze mucyujuje cyangwa hari aho babakosoye oya njyewe nabamagaye abapolisi ni abantu beza rero baramfashe ngo narengeje ngo umuvuduko ngo nashyizemo 70 ndabwira imodoka ya 70 isohoka gute muri Majerwa mwagiye muzibuza no mwayimaye n'ubundi ufite umuvuduko 220 bayimaye ufite umuvuduko baramfashe ndabwira mujye muzana imodoka igeze itarenze 60 nta cyaha tuzakora ntabwo narabeshye hoya ntabwo zijya zifungira aho ngaho bayizana n'uyishyira miliyoni 6 yange nizamuka ihagarare yange gukomeza nta wundi muntu uzongera kwandikirwa n'amafoto yo ku muhanda bino byose byuma bazanye ariko bagufasha utananyweye basi jewe ntabwo naranyoye nari nashyizemo agakoni kamwe konye ariko ikibazo amafoto yose bamfotoye ku muhanda nirukanka nta n'imwe baramfasha baramfotoye
ariko nta fotokopi nta amafoto barayaherana fotokopi se niba yiguha muri SMS kare oya n'urwandiko rukumenyesha ko wafotowe n'abajya bavuga ngo barazi ko kiri abapolisi batazi kwandika nako abashoferi kubera igihe cyose umushoferi ni umupolisi umwandiki so yarazi ko abashoferi buriya kwandika ntabwo ari ibintu byabo ahantu umupolisi araguhagaritse ari kuza ngo nta mukandara wambaye kandi wambaye ikirinenge sha mwese ku kiringi ndashyira umukandara abapolisi n'abantu beza ibaza ko bafite sitasiyo ya polisi bakajya kunywa imodoka zabo zikanywa ku yindi sitasiyo itari yabo sha abapolisi bashaka guteza imbere abaturage urumva bafite cya kinyabupfura cyo guteza iki imbere guteza imbere kuko n'umubatinda umutekano wacu barakaza bakanatunywera esanse ariko natwe abantu hari igihe tubagora kubera ko tuzi ko bafite ikinyabupfura ugasanga turi kubagora cyane ndabyemera urabyemera nanjye ndabyemera ubona biterwa n'iki nyine urumva niyo mpamvu twese twiga ibintu bimwe mu ishuri ariko tukagera uwa mbere n'uwa nyuma hari uba wumva nabi nyine niko nabivuga rero niba ari hayi tesite y'amarwayi angezeho simbizi ariko twese ntitwumva kimwe ariko ni byiza ko twese twumva amabwiriza polisi tubwira ahubwo ikaza kureba ko ibintu byagezemo neza bimeze neza ariko kwirukanka sibyo gerageza kwishyira nkanjye ubu nanyweye kamwe ntabwo ndi bukarenze izi zimba nasinze ni izo kuwa kane ziba zikiri ndimo ziba ziri gusaguka ambare metero zikize n'umukora dupime na studio fatira aho ngaho studio ifite tuve hano dupime kugeza kuri TV1 tumenye umuzenguruko w'amateleviziyo mu Rwanda ifite ubwo turahera kuri BTN hano hepfo iyi ni televiziyo y'igihugu niho tugiye guhera oya hano hariya metero turamenya ingana gutya metero muri metero habamo metero ebyiri hasi yo kumanuka uru rutsinga nturukubite kenshi ahubwo metero imwe ingana nka kilometero y'ubujya hasi mu bijyanye oya ahubwo kuva hano ugera kuri TV1 harimo litiro zingahe zishi metero sore metero urukumvanga reka banza uriyemo akanyama gato yari akuvanze reka njyewe nkunda ukuntu uteza imbere abahanzi kuko nanjye nari kuba umuhanzi nk'uko byanze kwiki byanze hayi tesite y'amarwa hasi buriya bariya abahanzi ubona bizavamo bivamo barabikunda nibadacika intege nibacika intege kubera ko bakubiswe ubuse ntuzasubira inyuma kubera agacupa yewe kandi gusubira inyuma tsamu twagiye kugurayo imodoka beho umugabo wa feha ibaze ko yatubwiraga ngo imodoka ye ngitera na rivanse kandi twa business yacu ntidushaka gusubira inyuma ntabyo gusubira inyuma urashaka imbere gusa polisi katubuza umuvuduko wakatubwira ngo afite umuvitensi ya 5 y'iki banyandikire shiramo rimwe na kabiri izamuke imanuka gatanu ntabwo twari kuyugura arangije akazuba ngafitemo radiyo ko gutwaramo amajesi yumva umuziki reka abavandimwe tubanza tubafatireho bureke gatoya kuki mwahisemo gukina nk'abagaragara nk'abasinze Rusine ikaze muri Versus murakoze cyane yes kubera iki ntabwo navuga yuko yari amahitamo yanjye ikibazo gitanzemo pasi wabyumvise ntabwo ari amahitamo yanjye ahubwo nibyo nisanzemo ko mbashije kurusha ibindi kuko yashize nk'imyaka nk'ibiri nkora ariko abantu bakambwira yigura umuhanga ihumura bizaza ariko kuki utamera nk'abandi kuki bitaza rero umunsi umwe Clapton yamagasene mu muturanyi yo gukina nasinze ngira amahirwe ahari atarabibonye muri editing abibona ndi kubikina arabikunda arangije aza kumbwira ngo ari ndi yakoraga yitwa Manyanga kera nawe yasinze arambwira ati nta kuntu twayifatanya noneho tukarema n'ikindi kintu gishya byose bigahura bikaba ikintu kimwe nta kibazo tutangira gukora kambere twese ya gusa ariko umugoroba rwose tuzi ko bitazanagera ahangaha tubona bigenze neza dukora n'izindi biba biraje rero ntabwo ari amahitamo n'ubushake bw'Imana so Clapton kubera iki watekereje ko iyi project mugomba kuyikora gutya ubwo nza no kuri iki kibazo cy'uyu muvandimwe kuko nakaga pass yari akakunagira reka ngagushyikirize neza so like nk'umunyarwenya ikintu cyose gisetsa abanyarwanda cyangwa se ideshobora gusetsa abanyarwanda uyitekerezaho cyane mu busanzwe uyihuye n'umuntu wasinze
biragoye guhita utambuka udakurikiranye ibintu arimo kuvuga. Eva usanga ari abantu bari comique iyo bafishizemo agakone, so bampaye inspiration kubona niba umuntu atari umunyarwenya cyangwa se ari umuntu usanzwe mu giturage babari bakazizi, usanga kuva kuwa mbere kujya ku cyumweru atananywa cyane, ariko ahora ari anezerewe. Abo bantu rero nibo bampaye inspiration, nkavuga nti niba uyu muntu ashaka kugusetsa atari ibintu yapanze, kuki nta kwisanisha nawe, nanjye nkavuga ibintu bimeze nk'ibye ariko ari art, nkabishyiramo art. Ubwo rero ni inspiration naho nayikuye ko ahantu nturuka cyangwa se muri quartier zose nabayemo usanga hari umuntu, uwo muntu nk'amanyanga mbere nitwa Manyanga, uwo muntu arahari witwa Manyanga wari umeze gutyo, buri mu gitondo yakubyukiraga gukomangirwa ngo ese Manya byagenze gute, ngo noneho byayoberanye. Ubwo agira ngo nyine umugire ikintu umupangira mugire bize mbese bigende neza, bigende neza. Abo bantu rero babaho nibo banyinspiye, ndavuga nti igihe cyacyo cyose nzabikora mbyagure bibe binini, kandi koko birimo biragenda neza, ndabona abantu barimo kubikunda. Urakoze cyane. Bamwita Kari Image, yavuze ngo ni Angelo Kari. Thanks Lucky kuba watuzaniye aba bagabo. Bambarize niba koko basinze bashobora gukina basinze cyangwa se bakina nta nagasamusamu. Ntago tuba twasinze. Yahise abibona tu. Ni ukuvanga igisubizo cyo yakibonye ko segment ya mbere tuyikoze twasinze, segment ya kabiri turi seriye. Bamwita Raja Professor Lucky Mbariza Rusine ngo afite umukopine. Insta yanjye yaratangiye ubu ngubu. Ufite umukopine ubu turaje sasa. Thank you. Yego ndamufite. Urakoze cyane. Umukopine yakubonye gutya cyangwa iyo muri kuganira arebye nka seni gushinga ivi uyu munsi, reka nkubaze akubwira iki? Muganira iki iyo abonye seni uri gukina? Kopine turagusuje kopine. Cyonzi cyo nibashya nabaho iyo mubonye aramugusha. Oya. Nibashya nabaho. Uwo mukopine yabonye shyana aramugusha. Okay bro. Yarabimenyereye kandi aziko nyine ari bwo buzima, ari ryo fungura ariho riva. Ubwo rero ahubwo aranabikunda cyane kuko bishobora no kuba biri mu bintu byatumye nkunda. Ntago nari umunyarwenya wenda mbere dukumenyana, ariko nari fani. Rero ahubwo iyo ntamusekeje umunsi niba baravuga ati mfite ikibazo. Rero aramotiva ahubwo atuma mbikunda kurushaho. Wow. Imana ishimwe cyane. Ati ifunguro ifunguro yabonye ko ryaje abari sawa ntari. Atangiye gufungura kare. Ubuvandimwe Iva kubana aravuze ngo Mbariza Rusine anywa inzoga. Inzoga. Bya byuma byo muri Amerika ngo bidetecting. Ubeshye itagiso. Umwanya maze abitekerezaho ni yego. Somaho. Nyuma y'akazi. Okay, Just Cool Constante, Innocent Abraham sinzi ko ubakira. Urakoze cyane director wacu by the way wa Versus Just Cool Constante, nyiramuzika official High Lucky ndasuza abarundi bari kureba Versus. So Clapton nubwo yasinze yatubwira news za band batangiranye comedy muri The Ramjan. Urakoze cyane, turaza kwigarukaho. Abadukurikiye bari Buja mwese ubwo turabasuhuje. Niyo Nsenga Thierry, High Luck Manzemana, thanks for the show. Mariza abo bahungu bafitanye project izamara igihe kingana gute? My second question is Clapton Kibonke Daymakers adufitiye iki mu bubiko? Thanks, let's get it. Arakoze cyane, ikibazo cyiza, abaje ibibazo byiza. Niyo Nsenga Thierry ati thanks for the show. Mbariza abo bahungu bafitanye project izamara igihe kingana gute? Kena Rusine ntago tubizi, izakomeza tu mu gihe mufite ubuzima tugiye gukora kugeza ubwabo batubwiye ngo noneho mushaka ibindi. Turabona tumaze kubimenyera. Urakoze cyane. Daymakers mudufitiye iki? Navuga ngo aho ntangiye mu gishana Rusine nimwe agiye kujya mu muturanyi ngira ngo yamaze iminsi mu karuhuko, ariko yagarutse abankurikira barabibonye cyangwa se bamukurikira muri iyi minsi arimo gukora cyane. Makanika nawe muri Mugisha na Rusine arimo nshya turazifite ziri muri stock zitaraba uploaded. Makanika arimo Divine we ari mu bintu bya propose barimo kumufiansa, kandi iyo barimo gufiansa ugerageza ukuntu ugabanyamo udukomedi kugira ngo impano zitahe wagera mu rugo ukazigaruka. Ubwo buriya nibamara kumuka azongera akomerezeho. Hanyuma umuturanyi ngira ngo yo irakomeje, abantu barayibona isohoka kabiri mu cyumweru. Mugisha na Rusine irahari. Muri make
ibyo mbateganyiriza ni kwa kundi nyine nabamenyereje ni ibishyashya. Urakoze cyane. Bamwita Hilly Drip yavuze ngo hey Lucky Mbariza Kibonke yahuriye he na Rusine bwa mbere? Mwahuriye he bwa mbere? Twahuriye muri audition za Seka Live. Seka Live. So ubushuti burakomeza uyu munsi muri gukorana? Ubu icyo gihe yaje nk'umwediteur. Iriya jambo ryaratunaniye. Eka uje muri auditions, umuntu uje muri auditions uburyo bamwita twayoboye izina ryabyo, niyo mpamvu mbyita umwoditeur. Yaje ari umwoditeur. Okay. Akora njyewe nza nyine ndi umujyaji nje kureba impano, mbona ni umuhanga. Inyuma turakorana mu maproje atandukanye arimo na za Bigomba Guhinduka. Nyuma koronije dusanga umuvuno ni acting nyine, arambwira ati twakora iki kugira ngo nzamure acting yanjye. Kuva icyo gihe nibwo namushyize mu muturanyi. Ubu ngubu ni Mugisha, noneho ubu ni Rusine. Ubu ni Mugisha na Rusine. Okay. Rusine, uyu munsi hari icyo wavuze ngo nigeze gutangira, bamwe bakambwira ati ntago bimeze neza, abandi bakancinege, ariko uyu munsi noneho wibonye hahandi wowe ushobora gukina ukavuga ati ibi ngibi ndabizi neza, akaba dukurikiye bagomba kubireba. Ubona ari iki kihe kintu muri comedy umuntu agomba kwitondera iyo akinjira muri uruganda rw'urwenya cyangwa se rwo gusetsa abantu muri rusange? Ikintu cya mbere witondera ni ukwihuta. Hari igihe ureba ugasanga hari ibintu biri gutrendinga muri iyo minsi, ugatekereza yuko ari nabyo nawe bishobora kuzamura. Nyamara njye narabigerageje, ibyo byatumaga ahubwo njarajara. Ntabwo namenya gahunda, ntabwo namenya icyo ngomba gukora. Urumva hari nk'igihe wenda haba ari nka saga wenda y'umuntu wibasiwe ku mbuga nkoranyambaga, ukamukoraho komedi kuko uzi ko biri buze kurebwa. Yego, koko biranarebwa bikanakuzamura, ariko ubagera hejuru ugasanga birakubana. Rero kwihuta ntabwo ari ikintu cyiza. Icya kabiri nabonye ngewe yari discipline yamfashije na patience. Aho nagiye ngera hose, wo twagiye dukorana bose babona yuko nta kumushyiraho ikintu cy'igitutu, nta kumugira gute, nyine no gutuza, yaguhaye ugakora ibyo kandi ukabikora neza. Niyo byaba ari bito ntiwamenya, wasanga hari undi uri kubireba mukuru ushobora kuzaguha amahirwe. Yego. Kuba umuntu amenya umwihariko, kugira umwihariko kuri wowe wabonye wenda umaze kumenya umwihariko wawe, umaze kuvumbura umwihariko wawe, ubona noneho byaraguhaye urugendo rumeze gute, cyangwa se wizera ko ejo ruzaba rumeze gute muri comedy? Iyo umaze kumenya umwihariko wawe ntabwo wongera uravunika nibyo, ariko noneho uvunika ufite icyizere cy'uko bigiye kugenda. Ikindi biroroha umwanya munini ugufata nyine uri kureba kuri cya kintu uzubashije. Mu gihe kera nabaga ndimo natekereza ibintu byinshi, ubu bisigaye binyorohera. Icya gatatu, kuko n'abantu bahita babimenya. Urabona iyo uri kuvanga projet, ushyira muri imwe ujya mu yindi, ujya mu yindi, uvanga abantu. Ariko iyo wamaze kumenya ahantu uri, biragufasha cyane kugira ngo n'abantu bamenye icyo bagushakiraho. Yego. Clapton, twari turi kuvuga kuri The Makers, twari turi kuvuga ko mwahuriye muri Seka Live. Nekereza ko urugendo rwa comedy mu Rwanda uyu munsi navuga ko rwanyuze mu bintu byinshi, ariko umunsi Imana ishimwe ko hari abantu turi kubona bashyashya, bakuru babo basanze nabo bari gukora. Numva ko uruganda rugenda rukura umunsi ku wundi. Ndagira nkubaze uyu munsi kuri wowe ubona ko comedy imaze kugera he, ariko noneho turebere hamwe ibyo tugomba kwitondera ejo n'ejo bundi tumva ko ari uruganda buri wese akora kuzamo ugasanga wenda atekereza ko yagera kure. Imaze kugera ku rwego rwiza, nkeka ko ariko nanone nababajwe na coronavirus yaje iratuvangira, kuko twari tugeze no mu rwego rwiza ku bijyanye n'ibitaramo muri stand up comedy, ariko navuga ko yadindiye, ko ugiye kubara kuva corona itangiye wasanga nta gitaramo cya stand up comedy kiraba. Bivuze ngo nta bashyashya baje, ntago turahura na audience. Bivuze ngo aho ngaho turi mu gahende ku bijyanye na stand up comedy. Ariko mu bisanzwe gukora comedy, social media, films, izi comedy dukora buno bwoko bwo gukora comedy bimeze neza. Impano nshya zirimo ziraza, murabona ba Danizo bande bose ni impano nshyashya. Social media iri kudufasha kubona tara nshyashya, tukazibona tukazishyigikira mu buryo bushoboka, kuko hakabaye hari ibitaramo wakabaye umuhereza noneho guhura n'abantu akagira. Nekereza ko inzira yo iracyari nziza kugeza ubu ngubu, kandi byiza by'amahire ko
duhari twebwe wenda nubwo natwe hari aho twifuza kugera ko nubwo ndagera mu cya kabiri cy'ibyo nifuza ariko hari abo ndusha experience ngomba gusangiza iyo experience nkabagira izo nama nkababwira ngo bigenda gutya comedy rero si ugusetsa gusa ahubwo ugomba no gusetsa muri discipline ni ukuvuga ngo barimo no bavuga ngo watch your words nyine genzura amagambo uvuga jya uyagenzura ubanza utekereze mbere yo kuvuga comedy rero ni cya kintu ushobora kuvuga rimwe ryonyine kariya bikaba yarangira igihe uvuze nabi ugomba kudatukana ugomba nyine kugendana n'umuco w'igihugu cyacu umuntu agaseka ukabikora byo kwintertaininga gusa ariko nta kindi kintu ugamije gusesereza abantu kwinjira mu bindi bintu bitari ngombwa ubwo rero hari umuntu uvuga uti ngiye kuvuga iki kintu ndararamenyekanye ariko icyo kintu kikaba ari kibi kigatuma abantu banakubona mu mutwe bakavuga ati uyu nguyu ntabwo yaba umunyarwenya ariko mbwira abantu bafite impano zo gukora comedy urwenya comedy ni ikintu cyiza ushobora gukora abantu bakagukunda kandi iyo abantu bagukunze niho ubutunzi buturuka ntago comedy yagutunga ahubwo abantu bagukunze nibo bagutunga buriya nge ntunzwe n'abafana ntago ntunzwe na MTN si ntunzwe na Gorilla si ntunzwe na nta wundi muntu ntunze n'abafana kuko abo bantu batankunda nta kigo cyangirira icyizere nta nubwo wantumira nawe ntafite abo bantu ntiwantumira kuko wari kugorwa uvuga intro yanjye ukavuga uti ni umuntu ukomeye ariko nubwo mutamuzi bagahita birebera indi televiziyo ariko wavuze Clapton Mugisha Rusine umuntu ahita avuga niyo yabona iri afishe aravuga ati uri Mugisha na Rusine kaniruhukire ibyo byose mbekesha abafana no kuvuga ngo niba uri umunyarwenya gerageza kuwininga imitima y'abafana wiwininga imitima y'abanyamakuru wiwininga imitima y'ababoss wininga imitima y'abafana umunyamakuru bwe aragukurikira akavuga ati wow nababa boss baraza kwera ko nababa boss avuga ngwino hano tugutume great wasobanura gute comedy dufite uyu munsi ibyiciro wayishyiramo ugendeye kuri experience yawe ndetse n'ibyo ubona bigenda bihinduka uyu munsi ubona wenda dufite ibice bimeze gute ibyiciro bimeze gute muri comedy navuga ko kugeza ubu ibyo nzi ni bitatu navuga skits cyangwa se short videos cyangwa ama vines kugira ngo abantu babyumve ama vines hakabaho na film zo mu bwoko bwa comedy hakabamo na stand up comedy izo nizo mu Rwanda zirimo gukora izo ama dry jokes nta muntu yakora ndabona ari ubwoko bwinshi bw'ama comedy ariko mu Rwanda byo bisaba ubwenge mu Rwanda izo tuzita tekawe kandi nkubwira burago kagira bikanga ukajya mu mujyi downtown ugafata imodoka ugataha wagira mu gihugu ugahita uyibuka iyo zo nizo z'amateka urayitahana muri aluminium apana live aho we wagira mu ya brag ibisekeje ariko isaba umuhanga uzi gutekereza wagera yo kwicara babitekereza izo rote ntago turazikenera twebwe dukeneye papa kamenya ko gakoze cyangwa kadakoze urakoze cyane Rusine uyu munsi tufite channels cyangwa se navuga ngo abari kuza bashyashya Clapton yigeze kubivugaho bari gukoresha social media bari gukoresha technology uyu munsi ubona wenda ibingibi nabyo biri gufasha iki comedy biri gufasha iki abana bashyashya cyangwa se impano nshyashya muri comedy nge ndibuka ntangira 2018 ntago nari mfite Instagram ubwo nta nindi social media nakoreshaga WhatsApp nakoreshaga iyo umutipe twa duturanye yitwaga Alex kandi nawe yikoreshaga ku manywa ngiye nayikoreshaga nijoro amaze kuryama ku saa 4 kugeza saa 5 hari abakire batazi za parallel WhatsApp parallel space nayimenye nyuma ubwo kandi nagombaga kuwikoresha nkaza no gutaha kandi nkaza kumubyutsa ngakinga ubwo nacungaga amaze gusinzira nabwo ni iminota 15 kugira ngo ntaza kumubyutsa ageze mu bitotsi hagati ubwo rero social media sinarinzi icyo ari cyo ngewe naravaga ku ishuri nkatega imodoka ikazana i Kigali nkashakira aho bakorera repetition nkahagera ntinze nkasanga zirarangiye nkataha undi munsi nkongera nkagaruka hazana brag ebyiri bakambwira ati iyo brag imwe turumva ari ya Joshua indi ni yawe ariko ntikoze neza undi munsi nkongera gutyo buryo byagize nk'umezane nta kintu kimwe ndageraho niba ari yasa nashakaga nkajya ahakorera kuri Kiss FM bakambwira ngo yarimutse ndikorera nkabona ko imbona icyapa kiri hano se ati yarimutse umusekirite yanze ko ninjira ewana ubwo nahise mbona ko social media aho yaze byahise byoroha nanjye kuri ngewe byaroroshye kuko hari ikintu bumva kikurimo impano wumva iri kukubyiga ariko ntawe wayereka muri ako kanya ariko social media aho zaziye niba waba nta telefone ufite wanagatira ugafata ka video gatoya ukagashyiraho ugataginga abantu iyo batari bize barabibona
iyo uri bize undi wenda w'inshuti yarakamwereka akakabona Akakohereza kumugeraho biba byoroshye cyane. So rero yarabyoroheje cyane, yarabyoroheje pe ku buryo bushoboka bwose. Wigeze utekereza kuva muri comedy ukinjira nko muri film kubera ibintu maze kubona abo ushaka guhura nabo biranagoye uravuga ati basi reka njye muri casting wabona bikunze? Cyane narabitekereje icyo gihe kuko narabikoze ifaranga mukecuru yampaye tumaze kunshirana ndavuga ariko ibi bintu zigoya. Mukecuru naho yatereyemo? Njya kuza muri comedy mukecuru yampaye 12,000. Arambwira ati muhungu wanjye genda. Wari ugiye kurangura urwenya hese? Yarabimpa rwose. Ariko amaze gushira ari umutipe w'inshuti yanjye nabari babiri. Umwe ampa 10 undi ampa 10. Ndangije njya kurangura udukweto tw'utumasayi. Nungukagaho icyatanu kuri buri gakweto. Ariko kubera ko wasanga atari njye bagacuruje ari rake wakancururije yaryagamo sengesa nkungukamo 1,000. Icyo 1,000 nakura hiti kiri bunjyane Remera nangarura nkasigarana 560. Kandi ubwo ngubwo hari n'igihe najyaga nkasanga ntikaracuruzwa nkagaruka nta nateze. Nta natanu bagwa. Wasangaga bunibura kuri buri gakweto yo kamaraga icyumweru nagagombaga wenda nka 600 cyangwa 500. Ariko ayo mafaranga ikintu yamfashaga inyungu yavagamo ni nakoreshaga nk'itike njya gushaka abangaba ba Kibonke bande bose. Ubwo rero byaje gucamo ryari bro yewe gaye use navuga yuko umunsi namenyaniye Natha nibwo bwa mbere yanyerekanye imbere y'abantu benshi bona rwose ari ibyo ngibyo nkazana. Mwahuriye he Arthur my brother? Nyine muri auditions n'ubundi ho twahuriye. Ufata umunota wo kumwifuriza ariko ubukwe bwiza. Yewe Kizo buka ariko nawe biriya tuzamuzi barindira. Niyo tanyibere. Ubwo icyo gihe navuga yuko aribwo byatangiye gucamo ngenda menyana n'abandi buriya umwe kugeza ku wundi kandi inshuro imwe ya mbere huye n'uwo ngo wa mbere ugomba kwibyaza umusaruro atari kumbwira ngo mpifoto ugomba gukora cya kintu gishobora gutuma kwibuka. Nibwo impamvu rero iyo mfite performance yari yose kubera ko mbanzi ko ari abantu benshi kandi nshobora kuzakenera nyifata nk'ariyo ya mbere yanjye mu mateka. Nuko tuba twaje gutya kuri RBA mba numva nyine ari wo munsi wa mbere nshobora kuba ngiye guperforming imbere y'abantu. Nshaka kugira ngo bibe perfect ku buryo ubibona wese abona yuko nyine mu nshuro ya mbere ambonye ntamutenguye. Ndagira ngo unyereke ishusho umunsi wa mbere uhura na Arthur. Wakoze ubukwe sibyo tumwifuriza urugo ruhire sibyo ariko Clapton banza kuko wowe wamutanze yo banza ugira icyo mubwira dore yuko tugaruka kuri ibyo bazo nk'ubu ntaranampamagara ngambwire ngo biragenda bite ninjoro. Ntago arakuvugisha ntago aramvugisha nk'umubyeyi nyine pfa kumubwira namwandikiye message ndamubwira ni wateye intambwe nturyama utamvugishije ngubwire ukuntu byesitaye. Ariko ubwo nawe aza kubona SMS ubwo araza kumbaza uko ninjye wababimburiye ninjye mukuru. Ubutumwa wamuha ku rugo rwe rushyashya n'urure. Nishimye cyane. Twari dufite inyatsi nibyo twayikuyeho. Gusa abanyarwenya bose bari mu Rwanda ugasanga ni njye nyine. Nabwo narabikoze kwa kundi. Bivuze ngo nishimye cyane mwifurije urugo rwiza. Kandi ndizera ko ubwo noneho yubatse noneho n'ibikorwa bye bigiye kwaguka cyane buriya abayungutse andi maboko cyane. Ndasuhuza Muthoni mbonye niko babyandika Muthoni umuntu ukorera ibinyamakuru byo hanze ntago wavuga ngo Mutoni ushyiraho H Muthoni nawe nkwifurije urugo rwiza twishimye turabanezerewe n'ukuri nanezerewe pe. Amen. Rusine mbere yuko dukomeza ishusho yo guhura na Arthur for the first time nawe ugira icyo mubwira ku rugo rwe rushyashya? Yego ndabyishimiye cyane. Buriya nyine sinzi ukuntu ntabwo nyine menyereye kumva umuntu kuko nkiri muto ukuntu ntabwo nzi amagambo bavuga. Buriya nge nzamubwira namara kubyara nzamubwira asubireyo nta mahwa cyangwa barabyaye noneho se aho ho ugeze ko ariho habi. Ntabwo ariko bavuga se tegereje amahwa. Kubyara ko waba warabyaye nicyo bisobanuye uko niho ufite experience mu bintu by'ababyaye. Ari muri aho ariko ndimo twari turaho. Urakaza cyane bro. Umunsi wa mbere muhura na Arthur akakujyana muri audition ishusho wari ufite wagombaga gukwerekana yari ishusho imeze gute? Wumvaga ko ibintu ugiye gukora ari ibintu bigiye kuguha iki? Numvaga yuko wari uwo munsi wa nyuma ngewe nginje muri comedy n'ubundi naramaze kubivamo ariko mbona yashyizeho auditions ndavuga nti okay reka ngerageze n'ahangaha
ariko numvaga n'ubundi bitari bukunde kuko narebaga numvaga niba ari njye wamwandikiye gusa turi bangahe kuko ndanabyibuka barananyibagiwe kumpamagara ngewe ninjye wabihamagariye ko namenye igihe audition ziri buze kubera. Wow. Noneho iryo joro sinaryamye kandi yavuze ngo kutarenze iminota 3. None iminota 3 ntago ubuzi kugira ngo scheduling blague muvuge tiragira umunota. None uri imbere y'abantu none muri y'abantu. Ubwo aravuga nuko hagera saa 4. Ngewe saa 12:15 nari mpageze za mu gitondo. Nzi ko ndu wa mbere nsanga ari nk'abandi bantu nka 20. Turamutegereza ntiyanageze saa 4 nageze nka saa 5. Ntantangiye kunanirwa mu mutwe. Ubwo nanga nicara inyuma ndavuga nti oya ntago nshaka kugira ngo njyembe mbere ndeka manzi ndebe uko abandi bakora. Noneho mbona hari n'abandi nsanzwe nzi ba Seti bo muri Zubi bari bahari. Joshua yaje ariko Joshua adashaka ntago ari bukore ari inyuma nyine ari inyuma ya kamera aje kureba abana bashyashya. Ariko bareba yarari buriya kwa Josh ni mubi cyane buriya yari kubavisualiza ari kubiga bagatinye petire ibyana. Reka ndeba aho bazampera. Clapton mbona baraje Natha kuba wategereje umuntu nimenya nicyo gihe cyanjye mu buzima bwanjye nategereje na Clapton bo bambere nari mubonye. Nicyo gihe kinini nategereje mu buzima. Negereje umuntu ntangiye no kwiba mvuga nti ntibikibaye. Ubwo imbere yuko bamaze kuduha udupapuro nari performing indi wa 23 kugira ngo performing icyo gihe abantu 23 ubwo gukuba iminota 3 urese yamaraga ntago birenze isaha n'iminota 10 nagiye kwihagarika mu inshuro zirenze 17 kubera ubwoba buri muntu yavaga nkahita mvuga nti babiri bagiye narajya kwihagarika wana reka ngende nkajya muri dushe nkibana nkumva mfite ubwoba bumwe bwa hatari aza nk'akaboro wakubise uwo munsi nakaye nabateye blague iburyo iwacu mu Gitega hariya muri quartier y'iwacu kumburi wo mu Gitega yego wafata yaka abantu bo mu Gitega bubahwe mamen uze gucunga bagumara ino misego urabuzi mu mutwe ni utaye bazi imisego kabisa yego ubwo nari ndi kubabwira uburyo hariya muri quartier y'iwacu usanga ari umuyaga mwinshi kubera ko nyine amazubatse ku musozi gakubite n'ubundi yego amazubatse mu Gitega badukurikira unayitangiye amazu yari iwacu yubatse ku misozi ku buryo umuyaga biroroshye cyane kugira ngo kubita amabati so rero abaturage bamaze kubimenyera nabo kubera ko amabati yajya gatemba ajyanye n'umuyaga cyangwa n'imvura nyinshi bimaze kuborohera basigiye ntago bakizera imisumari barenza amabuye hejuru cyangwa ibipine hejuru y'amabati umuntu uzi imibare wahita nabimenya umubare w'ibipine n'umubare w'amabuye ari hejuru y'amabati ungana n'imibare y'imisumari yagiye ivamo ibuye rimwe riba ringana n'imisumari 5 igipine kimwe n'imisumari 8 ubwo rero kubikora gutyo rero usanga ari amazu make abantu babuze amafaranga agura ibipine cyangwa bafite umwana muto utabasha guterura urubenga rishyira hejuru y'amabati so niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe imvura iguye amabati n'ubundi yisanga mu muhanda rero kugira ngo n'icyo kibazo gicike umukuru w'umudugudu bafite ikayi irimo liste y'abaturage bose n'amabati bagiye bagura bati kwa Raki bafite amabati 6 ateye irangi ry'ubururu n'irindi rimwe ribonera nta kuburyo izuba ryinjiramo imbere by the way hari iwacu nta n'umuntu ujya wandi ureka amazi y'imvura ntago bibaho nta muntu ureka amazi y'imvura kandi imvura irahita ugasanga umuntu afite amazi y'imvura ukamusaba amazi yo kunywa akaguha y'imvura kandi nta muntu aretse amazi kubera yuko imvura igwa mu nzu nyinshi kurusha igwa hanze usanga ahubwo twiga amazi yose turi kuyanaga hanze wati muhere ku mazi ari mu cyumba aho ngaho niyo y'ingenzi kubera ko nicyo bari buze kurara moyo muri salo moyo muretse n'ubundi abaturanye n'ibizo bazayaduha gutyo so rero iyo umunsi rero gufata amabati ugeze amabati yaguye muri kaburimbo mu muhanda mugiye kuyafata umukuru w'umudugudu bafite liste avuga bati kwa Clapton amabati ni muyafate hari abana bagaterura bakazamukana baterura bakazamukana hari umutipe rero duturanye ntago ngiye kumuvuga izina umujama niwe muri quartier yari ufite amategura amabati aguye rero umunsi yaje mu bibazo by'amabati uzi intambara yabaye kandi afite amategura niyo blague nateye ni nayo yonyine nateye nari mfite izindi ebyiri arambwira ngo rekera ndambwira ni waretse nkako arambwira rekera ubwo niba ari byo numva nabyo tuza birabigenze gutyo so wabaye baguye tabonyere tu ahise nkora na interview Creepy yahise nkoresha interview bahita bamana n'umupira wa Seka Fest urimo abastari bose hano inyuma mu mugongo nta nkwambaye none nkazankura n'abantu bakambwira Seka Fest yabaye ndimo gushushanya nawe wagiye guhagararira iwanyu gufata amabati none utambuka imbere nawe ufata ibati ryawe oya kufashije kwa Gasamage iryo bati si ryawe fata ririya rya kabiri kuri kane zamura Rusine fata ibati ry'iwanyu oya se kandi wanyu ko ari inzu imeze nk'igikoni iryo bati ryose rinini rirajya kuri ryanzu urimo gushana iryo bati ntago ari ryanyura Rusine we fata ibuye ahubwo ryanyu
batiri ryanyu yazanye n'ibuye. Yego niko byagenze. Wow, nice. Dufite M Innocent yavuze aho haraza gushya, urakoze cyane. And then witwa Taizo. Taizo ndi kumubona, Lucky Mbariza ninde Rusine afata nk'icyitegererezo. Ikibazo cyiza Taizonda. Yeah. Muri comedy. Yeah, umuntu ufata nk'icyitegererezo no mu buzima busanzwe. Buriya natwe reka dushyira mu buzima busanzwe kuko ntigeze avuga comedy. Mu buzima busanzwe ni mama wanjye. Ni umuntu ufatira nk'icyitegererezo, ni umuntu wantunze ntacyo afite. Yeah. Iyo bigeze kuri mama hari igihe numva narira. I know. Niwe muntu wakuze uri imfubyi. Oya. Ko icyo yereye kuri mama, ko icyo dahere no kuri papa. Go on. Yep. Twabanye na papa cyane. Why? It's fine. It's fine, bro. It's fine. Mama aragukurikiye na family iragukurikiye. It's your life n'ubuzima bwawe, bro. Ubuzima bwawe, bro. Kubera ko n'abakuzi bakeneye kumenya ubuzima bwawe. You're famous now. Hari benshi ushobora gufasha, bro. Kandi ibindi bwa kabiri baje. Arani nagiye bigeze kuri mama sinzi ahantu bita bituka. Murakundana. Nawe aragukunda niyo mpamvu. Why? Ko icyo utakuranye na papa? Dufite nk'umwaka umwe gutyo. Ntabwo nzi uko byagenze, nisanga ndi kubana na mama gusa na papa ari kwibana, wenda n'ibyo bibazo by'ababyeyi. Yego nyuma bigenda nyine ukundi, gusa kuva icyo gihe nakuze mbona mama cyane impande yanjye. Hari utuntu twinshi nyine yagiye anyigisha, no kuba ngeze aha ngaha niwe, kuba nshobora guhasoringa niwe. Hari igihe cyageraga akaba ashobora kumpa amafaranga yari ayo kwishyura inzu, akayama nkajya kwishyura minerivare. Uzi kujya ku ishuri uzi ko nta nzu bari bubemo ngo niba bimeze, ariko ukihangana ukagenda ukiga uzi ko nayo atuzuye, uzi ko bari buze kwirukana n'ubundi. Ndanashimira abayobozi b'ikigo nizeho bajyaga banyorohereza, akabona nta n'itike mfite iri buntana, akavuga yigire tu ubundi wenda ntabwo uzabona diplome ariko yiga ntacyo basi. Nanjye niyo mpamvu rero biragoye ko nava mu kintu iyo nakigezemo. Biragoye yuko nshobora kuzasubira inyuma muri comedy, kuko byatangiye ndi mu ishuri. Iyo nabaga nicaye imbere y'ishuri imwikaye, nzi ko nta cyumweru mfite ngo be ndi kwiga. Nigaga byinshi bishoboka anabasiga bose, ku buryo ntabwo najyaga njya munsi y'umwanya wa gatanu. Abo twiganye barabizi uburyo nari umuhanga. Ntabwo nyine no muri comedy nawe nyine reka mbivuge gutya, ngerageza nyine kugira ngo, kuko nzi ko aya mahirwe atazigera yongera kubaho. Nzi ko hashize igihe kinini nziranye na Kibonke, ariko muri uyu mwaka nibwo mpaye amahirwe yo kumuba hafi cyane. Niyo mpamvu rero nanjye mba numva nta mutenguha, namukorera byose bishoboka kugira ngo nyine icyo cyizere yangiriye gikomeze. Ariko na mama wanjye bimeze, urumva Kibonke ni projet yindi y'umwaka umwe, ishobora no kuzarangira, you never know, ariko umbaze noneho ku mubyeyi. Niyo mpamvu rero mba mvuga nti nzamuba hafi bishoboka, buri kimwe cyose mbonye niwe wa mbere ugomba kukibonaho inyungu. Ni nacyo kintu gitumye nkomeza gukora ibingibi cyane, nkomeza kuva kuri step yo kuba nshaka kuba umustar nkagera no kuri step yo kumva nshaka amafaranga. Ari nayo mpamvu nambaye iyi badge. Iyo badge ni yahe? Ni ya Free 2000 Hotel. Okay. Twasinye contract mbabera brand ambassador. Byose biragoye ku muntu ngana nkanjye, wenda barahari muri iyi minsi ariko situye benshi, uko batekereza ikintu nk'iki ngiki cyo kuba watekereza uburyo mu bihe bya corona impano ufite noneho yakubyarira amafaranga, aho kugira ngo uyikuze cyane none ahubwo unayikuze kubyarira amafaranga. Biragoye, ariko narabitekereje kubera ubwo buzima nabanyemo na mama wanjye, mbese niwe manager wanjye niko navuga. Ndamushimira cyane ahantu ari. Papa uramuzi? Yego ndamuzi. Ujya muvugana? Yego turavugana, famille birahari, njya kubasura nta kibazo, biba byararangiye, ariko nta na blame mushyiraho. Wenda nta wamenye wanasanga icyo gihe harimo mutarushobotse. Ariko ntabwo ibyo ngibyo nkunda kubyivangamo cyane. Icyo ndeba ni ukugira ngo ngewe ku muryango wanjye bitazaba, abo bazamvukaho bitazagenda gutyo, kandi n'ibibazo byabaye ngerageze kubifixinga. Nubwo wenda batakongera kubana, ariko nibura basi bumwe ku ruhande rwe mu mbaraga Imana yampaye ngerageze kubafasha bombi. Yego. Imana izabigufasha mu insha Allah. Amin. Kandi ndakwifuriza ko muzamukorera ibyo ushaka kumukorera byose. Merci beaucoup. Clapton ntuzareke Rusine ngo agende kubera ko afite focus, bro.
sibyo promise byemerera abanyarwanda Imana nibidufashamo ikiganiro cyatangiye ari urwenya ariko ibintu iyo bitangiye kugira amarangamutima y'umuntu Very nice. gusa nzi yuko akenshi nkunda gufasha ntategereje ko umuntu ashimira cyangwa se amemba ariko nanone iyo umuntu akubwiye amarangamutima y'ukuntu yabifashe bishobora kongera nanone ikintu kikavuga ati nabikoze ndi gufasha umuntu ariko ntabwo nari nzi ko biri deep bingana gutyo yaje iwanjye mu rugo ajya kumbwira ngo dutangire gukina yaje iwanjye ni umuntu ubundi n'ubusanzwe muri stand up comedy nafataga nk'umuntu muri batanu muri iki gihugu beza dufite Rusine arimo muri acting nari naramubonye mu muturanyi no kugira ngo mugire ikize cyo muturanyi ko naramubonyemo impano mu gihe tumaranye nge na Rusine ni nta kosa na rimwe ndamubonaho akenshi niyo duhuye ngira ngo ajya ageraho nawe akavuga ati Clapton hari igihe anyigarika akaba nk'umubyeyi sinzi akenshi nkunda kumubwira ibintu bijyanye ntuzanywe inzoga niba unanywa inzoga ntuzanywe nyinshi zishobora kugira icyo zibangamira tara yawe akenshi nkanamubwira ngira ngo umunsi asinya kontara namubwiye ko buri bucya akayisinya nari mfite ibyo byiyumviro nari mubwiye nari ngiye kubivuga ndi kumwe na madamu noneho nanga kuganira ikiganiro kitajyanye n'abantu turi kumwe ngiye kubona mbona arambwiye ati ibintu biciyemo ndabwiye wow iki comment namuhaye ni nayo nanditse kuri IG nuko ari intangiriro ntago ibyo iyo sinye bara nka kontra muzo Rusine azasinya kuko Rusine ni umuhanga deserving ibintu birenze ibikenewe kabisa kuko afite ubwenge Imana niba yaragufashije kwiga bizagufasha uzagira discipline uzakomeza ikine neza kandi uzubaha umufana uzagerageza uha agaciro umufana wawe kuko umufana ni ambasaderi wawe nufata umufana nabi umwe azabwira abandi batanu bakuveho kuko azavuga ibyo wamukoreye urugero n'uwambura umumotari uwo mumotari azakubera umambasaderi w'icyo kintu cy'uko Rusine yambura bitume ejo muri abo bantu batanu yabwiye hazavamo Raki avuga ati Rusine ikintu umugaya nuko yambura abamotari usange akantu witaga gatoya akakubereye ikintu kinini rero Rusine nta kintu cyinshi ndi bumuvugeho iyo nafashije ntago ari we wa mbere dukoranye nkamufasha muri tara kandi bigenda bigirira akamaro ariko we mufitiye inzozi zirenze z'abandi ngiyumvamo cyane aho azagera mpabona cyane mfasha impano nyinshi zikamenyekana bigatwara wadi ukabona ko bari talented ariko Rusine mubonamo n'ubutunzi bwinshi cyane kubera ko niwe muntu nizeye ko azabimanaginga niwe muntu buriya n'amateka arafasha niba ufite ayo mateka ameze gutyo uyubakiraho ko nanjye ubwanjye ntago mfite amateka wenda y'ababyeyi batandukanye barabana ariko nagize amateka yo kwimenya nyine like nk'umuntu w'imfura mu buzima butoroshye nkajya mu itaranto ibintu bitari biriho ngwenda ngo hari uwo nkurikiye nanjye naciye mu nzira ifunganye kugira ngo ngere kuri uru rwego ari nabyo bituma nashobora kubifata nk'imikino rero na Rusine kuba afite icyo kintu avuga ati nshaka kuzakora kugira ngo mama yishime ibyo byonyine niyo mugisha ngewe nta mugira inama azahora azirikana icyo kintu cya mama wamuhaye byonyine kubwira ati mwana wanjye nubwo wiga nta kibazo uzakora n'ibijyanye n'impano yanjye ari nabyo nshimira na papa kuguhereza akakubwira ati impano yawe ugenda ibyaza umusaruro ntuzabyibagirwe kandi uzamwiture uzamwereke yuko amahitamo yawe ariyo ya nyayo ndanezerewe cyane inkuru yawe irababaje ariko iba inkuru yo kukubaka ntiba inkuru yo kukumanura
Murakoze cyane bamwita Shema 6980 today haraza gushya of course hamaze gushya ese mu buzima busanzwe Rusine anywa inzoga yigeze kubitubwira asomaho ntabwo anywa inzoga last only hejuru cyane broskis mukomereza aho ngaho urakoze cyane last only uyu bamwita Alcad 123 hey lucky tubarize Rusine impamvu yambara inkweto mambata nice cyari ikibazo cyane ariko Imana ishimiye ko na Alcad 123 akibajije kubera icyo ukunda kwambara mambata rero busana ibintu ibintu bajyaga babidukubitira inkonje sha sinzi impamvu ibintu byose nta mwanya munini mfataho kubitekerezaho biba bitewe n'impamvu ukabona nyine birashininze njya kwambara izi nkweto nari nagiye kuri set nambaye masayi noneho nari nzi ko zirimo rase nabyibagiwe iziriya urabona ko na rase zo zifite noneho ngewe ndebye mbona nta rase zirimo kandi ntabwo nari kwambara masayi kubera uburyo twari twavuze ko turi bwambare nzambaye ntarase zirimo neza numva ziri kugenda zivamo ariko iyi nkweto urabona ukuntu iyo yambaye mambata imeze gutya ino riraza rigafata ahangaha iragufata mbere iragufata niyo ntaba ntarase zirimo nanakwiruka kuko uba nyine ibigufashe ntago njya kubera ko ari agasuplesse wenda ari nka congo yakurya ariko kuri iyi ngi ntago biryana rero nayambaye kugira ngo imfate ntazi ko bari buze no kubifata muri video mbona barabifashe ku munsi ukurikiyeho Clapton arambwira ngo ukomeza wambare gutya ubwo bayibaye formule so ni formule ako kantu ngiye nkunda akanga kundi niko kankorera ngiye nkora nkazamura akagasubiramo ubu nta kumba ntagize kubera kurya inyama y'ururimi akunda inyama akakaguma akakanze kujyamo ako kanze kujyamo wasanga kadahora mpakarasa ariko uzakarekera gutyo ubwo urumva nyine umuvandimwe yamaze kugukubita brand ubwo bihinduye nago byavamo iyo ni brand ibari brand ni brand wowe urabyumva okay bamwita Black King Eric yavuze ngo fire bandem haza Kibungo ni aba rapper urakoze cyane abantu bose bari Kibungo turabasuje Alan Drake High Lucky ibyo utegurira biratunyura urakoze cyane bamwita Bonetic 150 High Lucky haraza gushya urakoze cyane OG Fiston za Hot Square okay muhirwa 150 icyongereza cya Rusine yasinze kiranyica Arusi how are you how are you? I'm not me. I'm you. Matter of you, me, English, me and together. You. Together. We achieve relationship. The urban migration of thermal synergy level of -5, so that the erosion and environmental degradation would be circumstances and accountability of probability and permutation of flexibility. Okay. Yes. So. Sobanura mu Kinyarwanda aravuze ngo ni byiza yuko impano zacu tuzitaho twarangiza tugafasha na mugenzi wawe ubona ko akeneye amaboko yawe kugira ngo u Rwanda rukomeze kuzamuka muri industry. Oya ntabwo erosion ari amaboko erosion ni amaguru bakabikoshora kare kanyibagiye. We continue. Bamwitsa Ntwari 2590 High Lucky uratwika man ariko umbwirire Mugisha na Rusine ninjye mufana wa mbere pe kuko no mu rugo ndabigana mukuru wanjye aba Mugisha nkaba Rusine turabigana neza kandi nabikunda mumpuje nabo so icyo nge nagufasha Ntwari 2590 uje muri DM ya Mugisha cyangwa se uje muri DM ya Rusine biraza kugufasha ubwo ni Clapton ndetse na Rusine ubwo ngubwo wabandikira undi bakakubwira uburyo mwahura nta kibazo kandi Shema yavuze ngo cyakoze Rusine ndamwemera urakoze cyane Manzi Gilles Mugisha hejuru cyane comedy arayumva byahatari urakoze Here Kings kweri muradushimisha urakoze cyane ngabo Yves utubarize Clapton umuntu ashimira wamufashije kugira ngo abe agezaho ageze. Urugendo rwanye ntago ari rugufi abantu benshi baramfashije. Ndashimira Ramjan muri Texas. Yeah, sure. Niwe twafatanije kuri Royal TV nkeka ko hari itafari ryongeyeho muri kariyeri. Sure. Shimira Neri nyiri Seburikoko. Nawe yashyizeho urutafari runini rukomeye noneho kubera ko afite film ica ku televiziyo y'igihugu urumva abantu benshi barambonye. Ndashimira ababyeyi banje banyemereye kubikina nkagwa mu byondo ambara ibishati bicitse nk'ibi ngibi nabo ndabashimira ndashimira madamu wanjye
utambaza aho ngiye akambwira ati ndabizi ugiye guhiga kandi genda uhige tu akambwira ati gahunda uyu munsi twari dufite n'inka mbwa ngiye muri ibi ngibi akambwira okay niba ari ibyo ngibyo genda nta kibazo ndamushimiye cyane ndashimira n'umwana wanjye umwana wanjye buriya ari mu bantu bampereza courage amaze gukuramo uburyo ubu ngubu asigaye ambwira ati akazi keza nawe ukahita utekereza vare ubwo nanjye ngomba gutahana ikintu nkavuga nti hari umuntu wanyivurira akazi keza kandi kagenze neza reka mukubita akantu nawe mukubita akantu nawe akumve neza kandi buriya aba ari umugisha aba ari umugisha cyane umwana ugukubita bejo akakubwira ngo akazi keza dadi ugenda wasarishije motivation ndabashimiye cyane nshimiye RBA ni inshuro nta baramaze kuza hano kandi yonje aha ngaha nongera umubare w'abantu bankunda ndabizi neza ujya ubona kuri Instagram hari igihe usanga ngo abantu babiri bavuyeho haje igihumbi ubundi babiri akazi igihumbi niba hari abantu babiri baba bamvuyeho yonje kuri RBA ihita inkubita nk'ibindi bibiri ndayishimiye cyane urakoze cyane Ariel Boys 50 yavuze wanabwira Rusine na Kibonke ngo turamwemera byatari urakoze cyane Director Dilex hey Lucky we love you so much uyu munsi atuzane abantu babahanga kabisa aba nabahanga cyane Shema w'i Rwanda Emotions Clapton ni umuntu mwiza ariko Rusine ni umunyamurava Lakmanzemana Allah akwishimire twese hamwe uyibamwita Rukundo Paru yavuze ngo amazing brothers kabisa Clapton amaze kuzamura impano nyinshi ndetse no kuzimenyekanisha kandi nibyo dukeneye muri uru ruganda that love is rare I wish God gives them good health kabisa and big up to the end to you brother Lakman urakoze cyane Director Dilex Lucky Mbariza Clapton ese muca make ni gute yazamutse twigeze kubivugaho and then turamwemera cyane mugishaho mu butumwa bwahirwa 73 Ariel Boys wanabwira Rusine ngo turamwemera igicumbi abantu bose badukurikiye bakurikiye RTV aho muri hose turabishimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza cyane reka turebe niba hari ubundi butumwa bugufiya turebe niba twabusoma ariko ntekereza ko bwinshi twagiye tubusoma so tunashimira umuntu wese wajya duha igitekerezo cye kuri Instagram yacu ya Versus Feed anako kandi dushimira umuntu wese ukurikiye RTV turacyari kumwe na Mugisha na Rusine project mwarayikoze nge narayikunze kubera wenda uburyo umuntu abona n'ibintu bishyashya kubera ko twabonaga nyine tunde duseni cyangwa se tunde duseri wasangaga ari ibintu bitandukanye ariko ibi ngibi ntekereza ko noneho hari umurongo mwabihaye ariko none hari inyigisho tuba tugomba kubikuramo kubera ko buriya kwiga twiga uburyo butandukanye aba ari byiza ko duseka ariko tukaniga so murashaka gutanga izihe nyigisho muri film Clapton buriya hari umuntu ukunda kwandika no kuri YouTube ngo akandika nko muri episode ya 10 mbubu ahisomo ririmo niri kandi ari series ishobora kuburebye episode y'imiruho isomo rizaza muri episode ya 60 ariko buriya buri mukino burimo isomo byonyine no kuvuga ngo kuba ushobora gukora video ikarebwa n'abantu 100,000 nabyo bikubera isomo yuko ushobora kwihangira umurimo naryo ubwaryo ni isomo mujya mubona mu gishina Rusine turikunda kwandikaho ngo iyi video ni igamije gusetsa abantu kandi mumwe mu rugero ni ukuvuga ngo ntago tubwiye abantu ngo bamere nkatwe twe tubikora kugira ngo abantu bashire stress abantu kuko birakenewe nabyo ni mu rwego rwa minisante gukiza abantu stress kuko stress iri kwica abantu natwe tuba twashyizemo ibinini byacu nibyo bya Pfizer kandi sibyo se ubuntu sibyo ahubwo dushakire office muri minisante tunasitse abantu bashinzwe kurwanya stress mu office abantu barabireba bagaseka ariko icyo tubwira abantu bamwe mu rugero twebwe abantu bamara stress amasomo yo abareba filime umuturanyi barabizi mugisha ari mu ngaruka z'ibyo yakoze yubakiye ku kinyoma burya niba ubanye n'umuntu ugomba kumubwiza ukuri niba warabyaye hanze akabimenya kugira ngo azabimenye mwarabanye musenye kandi mwakabaye mwubaka urugo rukomeye ushobora gusanga uwo wahishe nawe yaraguhishe ugasanga noneho nawe arakubwiye ati nanjye naraguhishe yuko mfite umwana nawe ukumvura mwanze kandi nawe wari warabikoze bivuze ngo rero ukuri niko kwiza niba Rusine afite copine tangira umubaze igumemo batangira umubaze niba wowe uri wa 40 ubimenye nk'ubu nkanjye umugore wanjye iyo tuganira nta banga mba mfite nta kintu mfite kumuhisha kuko niwe muntu wa mbere ku isi uri close kuri njyewe
ujya ubonye akavideo k'umuntu avuga ngo ni gute uryama ugaheza, ni ukuvuga ngo iyo ndi iruhande ndaryama ngaheza ko mba nzi ko umuntu turi kumwe twasezeranye kuzatandukanywa n'urupfu aba ari umukunzi wanjye. Rero icyo gihe uba ugomba kubana n'umuntu muziranye neza, iyo nganira n'abashuti banjye nk'ubu tuvuga urugero rake dushobora kuba twarabanye mu buto bwacu, ugahita uza ugasanga ndi kumwe na madamu ngo shaka Clapton cyane ibintu yakoze yigeze ku mukobwa gutya na gutya, bitavuga ibintu ko ntabizi kutabimbwiye nyine kumva ariko ushaka kubivuga akavuga ati ja ibyo bintu yarabimbwiye ko nanjye yabimbwiye wita cika intege akavuga ngo kuko ibyo bintu bikakubabaje. Nk'umugore wanjye akunda kubwira abantu ibintu byabaye mbere yuko tumenyana, ni byabaye mbere amaraso ya Yesu yarabihanaguye nk'uko yapfiriye abantu, ntago bindeba ko nari ntaraza mu buzima bwe. Mbwira ahubwo tumaze kumenya n'ibyabaye ibyo byo wenda bishaka kumbabaza, ariko nyuma yuko dusezeranye kubana ibyo byose bihita bihanagurwa. Nk'uko nawe atakurikirana ngo ambaze ngo mbere yuko byagenze gute, iyo ugiye kwinsistinga kandi gutya usanga kabashwanishije. Nka wa muntu hari umutipe w'inshuti yanjye bita Sese, abantu bazwi n'abantu bake ariko arasetsa ajya ataraba amasitari kuri Instagram. Niyo wavuze ngo umukobwa yashwanye n'umuhungu bapfuye yuko ngo yamubwiye ngo akunda impfundiko ze, kandi bamaze ngo mbaze ikintu ushaka. Iyo utagira impfundiko nyine ntihari kugukunda. Shima Imana ko yaguhaye impfundiko, wishwana n'umukobwa ko kubwiye impfundiko kandi impfundiko zaramuguhaye. Rero icyo defo buriya abantu bose bagirana defo, wowe urubatse urabizi. Umuntu mubana kugira ngo mubane neza nuko umenya defo ye nawe akamenya iyawe, ubundi mukizerana, nta kindi. Nawe nuba ushaka umutipe ngo uri perfect sha sawa umushaka umugirlfriend waba perfect ntabwo ari ngombwa, afite amakosa atarakwereka menshi kandi uyamenye uzayihangane ko nawe urayafite. Wow, Clapton wakoze, Rusine wakoze, courage bro. Hotel yitwa Demil Hotel. Demil Hotel. Reka nshimire ubuyobozi bwayo kubera ko bwagufashe kandi bukaguha icyo cyizere, kubera ko bagafashe wari ko ufata n'umuryango. Ndakwifuriza gutera imbere bro, kandi I'm very proud. Uzagera kure inshallah, Imana izabigufashamo and I hope that ndabizi neza ko bizageraho kandi uzabona n'izindi contract nyinshi. Mama niba ari Kigali muri Demil mufate akantu muri niyo gahunda. Oya naruhuke anaryama naruhuke. Umwana bamaze gukora fresh bro. Imana ikomeze kurinde, ikomeze kandi ishyire mu gica mu byo muri gukora. Navuga ngo project yanyu ni sawa kandi Imana ishyiremo imigisha to. Thanks for coming. Mwakoze kuza man. Very proud. Nawe ndagushimiye cyane, ndabizi gufasha abantu benshi babikurikirana icecekeye, ngira ngo urabizi jewe ndi mu bantu bari televiziyo ndeba televiziyo cyane. Aba diaspora cyane na ninjoro nakurikiye n'iki byose. Man ntago ushaka gufasha abantu ngo wowe ibyawe bipeto. Imana ishyira ibyo banga buryo abantu ntago barize. Iyo ufasha abantu Imana iguhesha umugisha. Ni RBA hafi yawe, arakoze cyane umuvandimwe. Reka dushimire umuntu wese twari turi kumwe.